kuzumva kuruta abandi. Introduction ya album ni ikintu mukwiye kuzumva muri abajene. Yego. Abantu bakuru n'ubundi ibintu bya introduction ntabyo mumenyereye, mwikundira indirimbo. Abajene bazumva intro cyane. Ubwo ari Bruce wibabwiye ubwo nabyo ngewe nta wasi. Nabyo. Noneho hari indirimbo yitwa Wallet. Wallet nayo urebye ni abajene cyane cyane. Ni indirimbo iri mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza. Yego. Oya niyo track number 2, indirimbo ya kabiri ni indirimbo y'abantu bikundaniye ku buryo mbona kuri Saint Valentin nzabasorera video yayo. Yego. Hanyuma nari nzi kuzagaruka, ni indirimbo naririmbiye umukecuru. Ikaba ari akaririmbo kagaragaza amarangamutima nari mfite mu bihe byanjye ubwo bibi cyangwa se muzabyumva byose neza. Yego. Hari indirimbo yitwa Marijuana ni indirimbo y'abantu bose. Yego. Ntabwo navuga ko ari abajene, ntabwo navuga ko ni indirimbo rusange. Ntekereza ko umuntu wese yayikunda. Ulo ni indirimbo y'icyongereza. Yego. Full ariko irimo na Spanish gake. Yego. Ikaba ari indirimbo yo muri club, ntabwo ari Afrobeat. Yego. Urumva ko turi kureba hakurya hirya. Yego. Yego. Hanyuma hakabaho n'indirimbo track number 6 ari nayo twitiriye album. Ni indirimbo rusange. Ntekereza ko umuntu wese yayikunda. Ulo ni indirimbo y'icyongereza. Yego. Full ariko irimo na Spanish gake. Yego. Ikaba ari indirimbo yo muri club, ntabwo ari Afrobeat. Yego. Urumva ko turi kureba hakurya hirya. Yego. Yego. Hanyuma hakabaho n'indirimbo track number 6 ari nayo twitiriye album yitwa Colorful Generation. Yego. Colorful Generation ni indirimbo nanditse ngendeye kuri ubu buzima turi kubamo muri iyi minsi. Ndebeye muri rusange. Yego. Tutitaye kuri ninde uvuga ukuri ninde ubeshya, ninde muzima ninde upfuye. Oya twahindutse gatogo generation nibyo ntabwo wabeshya. Colorful rwose. Colorful ku buryo muzabyumva abantu twari turi kumwe hano bo niba bari kureba iki kiganiro dukora album launch. Abantu twari turi kumwe hano bo bari kumva aba ntabwo ari njye wabuje Didier n'uyu koza. Mwana yitiriye iyi Colorful Generation. Nuko ni album ubwayo ntago wamenya nyine ari iki kitariho. Ibintu byo hafi ya byose biriho. Yego. Hanyuma hakaba ari indirimbo ya 7 yitwa Beauty on Fire. Iyo twamaze no kuyikorera amashusho nayikoreye na Joe Boy wo mu gihugu cya Nigeria. Yego. Hakabaho iyo foto track number 8 yaranasohotse. Hakaba indirimbo yitwa Diva. Iyi ngiyi Diva rero. Yego. Iyi ndirimbo yitwa Diva nayikoze ndi gutekereza ko nakora indirimbo na Sauti Sol. Yego. Barangije barandeba bahita bishwanira. Ndavuga ni sinazimangatana ubugeni reka nyisohore. Yego. Hari abantu bazayikunda uko nguko imeze. Ni indirimbo irimo igiswahili, ni indirimbo nziza. Yego. Ni indirimbo nziza mwayikunda ndabizi. Hakaba indirimbo yitwa Nicki Minaj nakoranye na Black Diamond na muri South Africa nayo yarasohotse. Ni indirimbo ya 10, indirimbo ya 11 yitwa Rosa ariyo twavugaga haruguru. Ni indirimbo yishakiye abafana by force. Iravuga iti njyewe Rosa ngombe njenane mu gitaramo twiririmba incuro enye. Yego. Abantu barambwira bati subiramo ngiye no kurangiza numva byatunganye bati none tubiremo iki ngo subiramo Rosa. Rosa kuri uriya munsi yaragoranye. Rosa wanasabwe na minisitiri. Yaragoranye ku buryo na bande yageze aho ikajya ivuza ubundi buriya banamwangira iki wamugana na minisitiri. Bande yamuvugiraga inyuma ngo indirimbo irimo ibiki. Ko urumva bande si baba bakoze indirimbo. Niba bazicuranga kugira ngo mubyumve neza cyagiye biri live. Chimira na Keys wayikoze. Iyi album yakozwe n'abaproducer batatu b'abanyarwanda. Ni Element, harimo Keys ndetse na Medbeat nibo banyarwanda bakoze kuri ino album. Hanyuma hagakurikizaho indirimbo yitwa Energy. Energy nayo ni indirimbo nziza nashishikariza abantu bumva bari abasirimu kuzumva. Yego. Ni akaririmbo k'icyongereza keza kabasirimu. Yego. Nyine bari muri 2026. Yego. Hanyuma hagakurikiraho indirimbo yitwa Maya iri mu ndirimbo prefera za mbere ziri kuri album. Yego. Ni track number 13. Indirimbo ya 13 yitwa Maya. Yego. Iri mu ndirimbo nkunda cyane ku buryo nababwiye bajya gutoranya nti mu bintu mutoranya Maya muyishyize ku ruhande iriho.
hanyuma hari indirimbo yitwa Ndi umusinzi nakoranye na Bulldog, yo nta byinshi nayivugaho. Hakaba indirimbo yitwa Ju nakoranye na Bensoul na BNM, ni indirimbo ya 15. Ju nayo ni indirimbo nashishikariza abasirimu kumva. Yego. Ariko abacyane abasirimu baruta bamwe bo hambere. Yego. Hanyuma hakabaho Soweto nayo yarasohotse. Hakaba indirimbo ya 17 yakozwe na Element yitwa Kuki. Mubona ngashyuha ariko yitwa Kuki gusa. Yego nayo ni Ikinyarwanda. Yego twabyumvise. Hanyuma bonus track ni indirimbo yitwa Nzaguha umugisha. Ya Nzaguha umugisha wavugaga ni indirimbo y'Imana wavugaga haruguru. Iri mu badufasha. Yego. Iri mu zadufasha ahangaha nayo. Cyane narabibonye. Na karirimbo k'Imana. Yego. Nikoreye n'ijye wagatunganyije. Nkakora Uwiteka gisha ya Nzaguha umugisha. Nayo ni Ikinyarwanda. Yego twabyumvise. Hanyuma bonus track ni indirimbo yitwa Nzaguha umugisha. Ya Nzaguha umugisha wavugaga ni indirimbo y'Imana wavugaga haruguru. Iri mu badufasha. Yego. Iri mu zadufasha ahangaha nayo. Cyane narabibonye. Na karirimbo k'Imana. Yego. Nikoreye n'ijye wagatunganyije. Nkakora Uwiteka mvugiyemo. Nagakoze ndi muri leta kuri iyo ngiye ngendana aga studio. Rero nageze muri Muzunzu Ubumwe numva irungu riramfashe nifungurira imashini ntangira gukora. Ikintu gitangaje nuko indirimbo zose nakoze muri iyo minsi zari z'Imana. Muri izo rero mpitamo gushyira imwe muri bonus nzatanga kuri album. Ndayikunda nayohereje iwacu kubera ko nyine babizi ko Uwiteka ambamo. Bose barambwira bati gira rwose indirimbo zayisohore. Ubwo nizere ko nabo babyumvise ko icyifuzo cyabo nagishyize mu bikorwa. Hanyuma akaba indirimbo yitwa Sinya nayo yakozwe na Keys. Indirimbo ya nyuma kuri bonus ni indirimbo yitwa When She's Around nakoranye na Shaggy. No kuvuga ngo mu gihe natangiye gusohora indirimbo ziri kuri album, iyi ngiyi When She's Around niyo nasohoye imbere. Album rero niyo ngiyo, indirimbo zigize ni izo ngizo, ariko hari indirimbo mba nzi ko urubyiruko rwo mu Rwanda ruzakunda kurusha izindi. Muri izo ndirimbo harimo Rose. Of course Rose irabanza. Rose irimo nayo yitwa Marijuana. Nitwa Sinya. Na Energy. Yewe nitwa Ju. Ndabizi ko ari indirimbo z'urubyiruko. Ariko nk'abantu bakuru bashaka kumva indirimbo ziri kuri album, nabasuggestinga kuzumva zose kubera ko nibyo byo kujyanwa